Sha mama teta we wowe sha muri iyi minsi sinzi akantu yo gucururiza umwana wa mama. Ubwo muratangiye kandi dore nuko mugenda murogaba. Ni umugisha Imana iba yanyihereye. Amateka wiriwe. Sibumaze mutese. Emeri. Bite? Meze neza. Ndabona mu mari muyimaze. Ako sha ya marunja araryoshye. Mana yanjye ntago wabyumva. Kibazo abakiriya babuze. Akura mu bya duhaye imari neza. Turabyihira nitureba nazi. Oya Imana irazana abakiriya. Muri kwa Niko karibu mukiriya. Karibu dore mfite imineke myiza, mfite ravuka. Ndigushaka ko mineke. Ushaka imineke? 75. Oya yongi akiri yongi oya yimwe iryoshye dutore bareba n'ukuntu isinzo. Ko mbona bayi maze bwo si iryoshye. Yihera ibiri nabi. Nasugiye niyo washakaga kandi ngende kuguhera make. Nawe nakanye tware nayo. Yose nangaye. Iyi yose uramamagana inani. Ura n'ibinyomoro Ntabwo nimwembe twaraho. Umwe 600. Oya. basi twarire Bakira basi 700. waguze ku binyomoro kiriya ko biryoshye. Rero kuri ibinyomoro. Reba ku binyomoro rwose n'ibishya. Oya washatse nko kwihera avoka dore mfite avoka nziza. Mfite n'amaranja ya Tanzania. Kandi ni mashya. Reka nguhe. Akira njya muhera imyenda. Cyangwa n'uturongo. Akira muhera imyenda nziza. Ndaguhera amahirwe. Reka ntware umwembe mwese. Nanjye bantwariye umwembe umwe. Nanyihera hano ko neza. Basi nanjye ngurira akaronzi kugira ngo ugende utanguriye. Imineke ni nyingi ahubwo Nangaye. avoka ni 200 imwe. Imakura avoka. Imwe imineke. Je nta kintu ngurira. Ese we bo basi twarironje. Oya yarapfuye. Basi nkura n'amara. Ngakira ikintu kinini. Okay, imidongo by'abari byo mwa. Watuguriye no kumyenda uragurira. Naguze Watwara n'amara. Ese watwaza kanyinshi ko ziryoshye. Naguze Turagupfuncandana kugeza no mu rugo. Nakutararya kwa nimero nicura. Oya ni nimero nta kode tugira. Nabyo nshire hano. Akira aho ngaho. Oya ibi bitore muri ati. Uratwara ibyo nyine. Nibitore. Ntabwo bishaka yeye. Uratwara. Make no kubigira birasa. Umbazi karibu agashate keza agapira k'abana urazana imyenda mu buryo uratani wasana agapira keza urabona kutabona reba nk'ubura dukingirije nuri gutuma se ayo nguyu biragenda gute ngewe yashyira kuri telefone ntabwo ndi buyamuke Shaka ntabwo umwishyura. Uramwishyura umbase Ntabwo umwishyura. umbase babanze bavugane ndabona nawe ubwo ni 1,100 Turamuhaye. ntabwo nyamuha ntabwo ntacyamba barira telefone yo kwishyura kwiyawe ntabwo bampata ariko mugore babishwe wirwinga babarira kwiyenza kwa wambo yabushira kunyenza ukubikuza barakata none uragira ngo reka bashayike niba ushaka ko ntabwo mumfunikira muzajya muhora mushwana cyo kumushakira ngero ahora nawe avana ibyo byenda
hafi Umusore ntibizagushekera. hafi Wabonye iki kiriya mu Ako se mukiza wowe kuki nago uri ko wagatumije ko muri kunyingira kandi ngiye mu kazi. Mwafasha ko ngiye mu kazi. reka twatuma umwana ya meza n'amatanzania Bagani. imyenda yabuze ngo nanjye ngurire mfitira kwiga ku cyuma arebe kwirunga nk'aho mutanga kwamburira n'amachawa magana bisasa nyine baya wenyine ko gushamba bari nanjye ndabifite waza gukira icyuma ratagiya akiwe ko nanjye njya ngwa yawe ambarere hore Gira nkwishyura nyine. rata nyishyura reka nkushyiremo nimero we fasha ariko mana neza n'icyuma cyanjye sasa kuguhereza icyuma nagiye mureka kwibana ya nawe twabona natatse ku cyuma cyane n'undi munsi kuko Arangije kumfunikira. kiriya bo bimbuto bareka kuri imyenda gapana keza ibesha se mwereke ko kimeze cyangwa n'ingurube gusa abantu bakuru hene nimwe mutera umwaka imari za nicare nongera Nibesha ukazere uricara hano mpaka nibesha izere urataha uko mbikubwiye awi ewe wemerewe kuzerera zibahaze bayicara ubundi dutegereze Imana iduhe abakiriya uwuhe muntu uriya mwihoreze uriya ni umutamutwe ntabwo ubona ko ari ugusabiriza guha igiceri ujye kumuha ubu ngubu ndashaka amafaranga urya nshaka n'amafaranga ujya gutanga nta giceri mfite ndakwiyama ubu urabona nawe ntanacuruza si abakiriya bari hehe mana yanjye iyi nyamara safu reka nawe nandi icyo urafata umwana ungana gutya guhereza ibintu mwibukanye uziko kanaranga uzamafaranga kanaranga urakunda ngana sorry uzongera kunyiba nawe nzagukubita erega wicyanga uri gusabiriza uyu mwana guhereza umuntu yishyura amereza amafaranga we baguhaye fata mereza 200 igihe rero ntabwo baguhaye Wose wamanye. njyewe se nshinzwe kuguha nanjye nabuze ibyo ndya ndimo ndirukankana agataro ku mutwe ngo ndaguha nta n'isoni uzi kuri n'igisambo ikintu cy'igisaza umwana yagihereza vaho hano nawe uzongera nzakumena icazwa aho ngaho nta soni uriya ni umuntu ugomba guhaguruka akajya gukora akabona amafaranga none uramuha ibintu by'ubuntu naranguye uzi ukuntu biba byamvuna fata umuneke urya niba ushonje
Karibu mukiriya, karibu muze mu mahiro. Dr. Maronji meza, imineke, ni karibu. Nangaese. Ushaka iki umuneke? Umwembe uri kugura ngaese? Umwembe ni 100 yonyine. 100 cyangwa ni 300? 300. Hako mwagiye muvuga mwatekereje. Ubu ngo wumva ngiye naba naranguye nte? Wala ibyo mwene ibyo ubwira aba boss n'abamabuja ariko urabona ndi mugenzi wawe. Womereza ishati ndaguha 500. Mereza Kristo ngiye nshaka imyembe mubwiye ko nshaka kugurana imyembe n'ishati. Uragurisha imyembe naguri nitesha agaciro umwe ni 100 nabwo. Itunda nangaye? Itunda naryo ni 100. Atatu 100. Ye mugomba hejuru genda ndacuruza n'abandi. Nta mafaranga nshaka mva hejuru genda. Wamaye ishati nkaguha senyisi cyangwa ipantaro nkaguha amashati yanjye nagabora. Ariko ibyo ufite birabora urareka mahe cyangwa nigende? Genda nta mafaranga yawe nshaka. Cinzi z'abazungu zayizi urabura kunyubaha ndumukarasi mugenzi wawe. Ariko akunda abagabo akunda abagabo ngewe rwose imyenda reka njye kuyicururiza muri karitsiye genda bazakurongora zica mu mata usigara mu ntambwe turakuvuga suri ikivuge nimba bakundura aya mabuno barayatenguwe murabanga mukunda se mugira inzira mwana we ngwino Ikara twigende wagiye mureka amashyari agenda uzamubwira cyasisi tuzayikurangorera nage biki mukanya ntabwo nabumvaga ibyamo yewega ntarukomeza urashize none mama